turagushimye kuko watugize inkoramutima mwami sawa, kugira ngo duhore tukuramya, duhore tugusingiza, duhore dushira izina ryawe hejuru, duhore tugutazira kuko uri umwana w'intama w'Imana. Urera Yesu, shimwe mwami w'abami, icyubahiro ni cyawe mwami. Wowe tuzahora twiringiye mwami ibihe byacu byose byo kubaho. Arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi, jewe ndamubona, ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona. Arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi, jewe ndamubona, ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona. Anyitaho ibihe byose, amora hafi y'umutima wanjye, ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona. Arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi, jewe ndamubona, ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona. Iminsi yanjye yose mwami murambona ineza yawe mwami w'abami, mu kubaho kwacu kose mwami tubayeho tubona ineza yawe Kristo. Haleluya, shimwe mwami. Ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona, ntabwo ari byo numva nyabandi, umunsi ku wundi jewe ndamubona. Murakaza neza kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Turi mu minsi 40 y'amasengesho. Muri iyo minsi 40 turimo twifashisha igitabo cya Rick Warren cyitwa Ubuzima Bufite Intego. Uyu munsi tugeze ku gice cya 11 aho tuvuga yuko tugomba guhinduka inkoramutima y'Imana. Mbere yuko tugira icyo dukora, reka tubanze dusome umurongo turi bugendereho uboneka mu Baroma ibice 5 umurongo wa 10. Reka dusome. Ubwo tunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe.
icyo nicyo kibazo turimo kwibaza tugomba gusubiza uyu munsi. Murabizi neza ko hano batubwira ko tugomba kwiyunga n'Imana. Imana irema umuntu, yaremye Adamu, irema na Eva, ariko ibashyira ahantu bahoraga baganira nayo umunsi ku munsi. Bagira ibibazo bakaba bari kumwe nayo, bagira ubukwe bakaba bari kumwe nayo, ibintu byose babaga bari kumwe nayo ku buryo baganiraga nayo. Iyo turebye dusanga abo bantu ari bo bari inkoramutima z'Imana. Ariko sabo gusa, iyo turebye mu kiragano cya kera dusanga harimo n'abandi bagiye baba inkoramutima z'Imana, harimo Aburahamu, harimo Mose, harimo Yobu, harimo Dawidi n'abandi bavugwa mu isezerano rya kera. Icyo abo bantu bose bahuriyeho ni uko baganiraga n'Imana ku buryo buri direct, batabanje guca ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, maze bakabwira Imana ibyo bifuza, n'Imana ikababwira uko ibatekereza, nayo ikababwira uko ibifuzaho, maze bigatuma bagenda mu murongo ugororotse, mu nzira nziza. Nyuma umuntu amaze gukora icyaha, byadutandukanije n'Imana, maze bwa bucuti twari dufite, kwa kuganira n'Imana ku buryo bwihuse, uburyo buri direct, byose bivaho, hasigara noneho turi mu byaha. Ariko Imana ibonye ko iyo nzira itakomeza, nibwo yatwoherereje umwana wayo Yesu Kristo, maze apfa ku bwacu, amaraso yamennye ku musaraba yoza ibyaha byacu. Ariko kimwe mu byo tureba uyu munsi nuko umwenda wari umanitse mu rusengero watabutsemo kabiri, bivuga ngo ni ukwigererayo. Abantu bose bari bari ku isi bari bategereje yuko hari undi muntu utamba igitambo akavugana n'Imana, hanyuma akababwira uko byagenze. Ibyo ngibyo byavuyeho, maze buri muntu wese abasha kuganira n'Imana ku buryo yisanzuye imbona nkubone. Ubwo nibwo bwa mbere byari bibaye. Ariko noneho ibyo tureba ntabwo turi buze kureba ibyo byose. Uyu munsi turashaka kuvuga ngo turashaka kuba inkoramutima z'Imana. Ni gute waba inkoramutima y'Imana? Hari uburyo bubiri dushobora kuba inkoramutima z'Imana. Uburyo bwa mbere ni uguhora tuganira nayo. Kuganira n'Imana, abakera bahoze baganira nayo ku buryo bw'imbona nkubone. Ubu ngubu dukoresha uburyo bw'amasengesho. Amasengesho tuvuga ahangaha kugira ngo ube inshuti y'Imana, ube inkoramutima, ntabwo ari ukugenda ugafata icyumweru kimwe ukambara neza ukajya mu rusengero. Ibyo tuvuga ahangaha ni ukubyuka mu gitondo ugasenga, waba ugiye kurya ugasenga, waba ugiye guhinga ugasenga, waba ugiye umurimo wose urimo gukora ugasenga, ukaganira Imana, ukayereka ibikugora, ukayishima. Kuko rimwe na rimwe dukunda kumva yuko twebwe tuzajya duhora dusaba, kandi icyo Imana yaturemeye ntabwo ari ukuyisaba, ahubwo icyo Imana yaturemeye ni ukuyihimbaza, tukayihesha icyubahiro muri byose, twaba dufite ibibazo cyangwa tutabifite. Icyo ni icya mbere tuvuze ngo guhora uganira n'Imana umunsi ku munsi, hanyuma ukagira uko kubonana n'Imana buri munsi, ukaganira nayo, hanyuma kandi ukagira n'uburyo bwo kujya uyikora, kuko ibyo nibyo Imana yishimira. Iyo usenga wagombye kujya ufata umwanya runaka, hanyuma ukamenya ko urimo kuganira n'Imana. Ntushake amagambo maremare, ugashaka amagambo magufi ubwira Imana. Mana uri nziza, Mana ndagukunda, Mana wampaye byose, ni kubwawe ndiho, ni kubwawe ngenda, ni kubwawe nabonye akazi, ni kubwawe nabonye ishuri, ni kubwawe niga ngafata, ni kubwawe ndirimba ijwi rigasohoka neza. Ibyo byose ukajya ubibwira Imana mu magambo magufi, utabanje gutera isengesho rirerire. Uburyo bwa kabiri dushobora kuba inkoramutima za Yesu ni uburyo bwo kwimenyereza guhora uyitekerezaho, kwimenyereza guhora utekereza ku Mana. Uburyo tuganira n'Imana ni bumwe. Uburyo tuganira n'Imana ni ugusoma ijambo ryayo, maze iryo jambo ryayo ntabwo twarisoma ryose ngo tubifate mu mutwe, ariko tugomba kugira igihe tukajya tumenya verse zimwe tukazifata mu mutwe. Kuko muribuka Yesu, umwanzi Satani yamusanze mu butayu nyuma y'iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Irareba iti uyu muntu ubwo ashonje, ibyo ndi bumubwire byose ari bubikore, maze iravuga ngo fatira ibuye urihindure umugati maze uwurye. Yesu ntabwo
yabanje kwibaza uko ari bumusubize, yaravuze ngo haranditswe ngo. Ayo magambo dufata mu mutwe niyo atubashisha gutsinda umwanzi Satani mu bintu byo mu nzira zose yaducishamo. Ahari yakuyobya ngo nyura ahangaha, ahari yakuyobya ngo kora iki, ahari yakuyobya ngo tekereza gute, ariko iryo jambo ry'Imana warifashe mu mutwe ukajya uryuza, ukajya uritekerezaho, bituma ubasha gusubiza neza, maze ijambo ry'Imana ukaryumva, kandi muri iryo jambo niho uganira n'Imana, niho igusubiza ku bintu byose wagiye biganyira. Burya umuntu ari inkoramutima y'umuntu, murebe umuntu w'umufiyanse ugiye kurongora, akaba ajyanye n'umukobwa, uhuye nabo bagakora urugendo rurenze metero 100 batavugana, wamenya yuko abo bantu batazakora urugo ruzima. Imana rero iyo uvugana nayo umunota ku munsi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ukayisenga, ukavugana nayo mu buryo bwa Bibiliya, usoma Bibiliya, icyo gihe uba inkoramutima y'Imana. Reka rero twebwe hano muri iyi minsi 40 turimo, twibuke yuko bidahagije gusa guterana, twibuke yuko bidahagije gusoma Bibiliya, ahubwo twibuke ko tugomba kuyisoma kugira ngo tube inkoramutima z'Imana, tuyibwire ibyacu, tuganire nayo, maze ari ituyobora. Mu gusoza, reka tuze kwibuka yuko tuvuze yuko hari inzira ebyiri umuntu ashobora kuba inkoramutima y'Imana, ariko muri rusange hari 6. Enye zisigaye tuzazibona mu gice gikurikira. Imana itugirire neza. Rero umurongo duze gufata mu mutwe ni umurongo uboneka muri Zaburi 25, umurongo wa 14, agace kabanza ka A. Mwese ndabatumiye ngo uwo murongo muzawusome, kandi turasabwa kuzirikana iburimo kugira ngo tugende tuba inkoramutima z'Imana. Ingingo yo kuzirikana ni ukuvuga ngo Imana irashaka yuko tuba inkoramutima, Imana irashaka kuba inkoramutima yawe. Reka rero nawe aho uri ujye wumva yuko uharanire yuko ugomba kuba inkoramutima y'Imana. Ikibazo cyo gutekerezaho muri iki cyumweru, muri iyi minsi turimo, muri iyi minsi 40 tukabizirikana umunsi ku munsi, ikibazo cyo gutekerezaho ni iki? Nakora iki kugira ngo niyibutse gutekereza Imana, no kugira ngo mvugane nayo kenshi ku munsi? Nongere nsubiremo, ni iki nakora kugira ngo niyibutse gutekereza Imana, no kugira ngo mvugane nayo kenshi ku munsi? Imana itugirire neza. Reka dusenge. Turagushimye Data wera, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, wahoze uri mwiza kandi uzahora uri mwiza. Mana, turi mu minsi 40 kugira ngo twitekerezeho, hanyuma tuhinduke tuba abana bawe nyakuri, aho kugira ngo tujye tugaragara nk'abambaye, nk'abakora, tudakora. Reka Mana duhinduke, aho kugira ngo twishyire hejuru, ahubwo tugushyire hejuru. Uri Imana nziza. Rero reka iyi minsi 40 izarangire buri twese twaramaze kumva yuko ari ahantu turi hatari hazima, ko tugomba guhinduka tukajya hazima, tukaba abana bawe bakwiye, kandi tukagendera mu nzira zikwiye. Ni mu izina rya Yesu bisabye, amen.